mbarenza amaso. Nubwo abantu baturenza amaso, Imana yizi twitegereza ngo uhereye mu gitondo ukageza nimugoroba. Uhereye ngo itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ukageza ngo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12. Nukuri ngo ikiduhanza amaso. Kandi ngo iba yiteguye kutugirira neza gusa, kuko Bibiliya iravuga ngo imigambi yayo kuri twebwe ngo ibyidutekerezaho ngo nibyiza gusa, nta kibi kibamo. Aragenda ngo ashitse mu icumbi ngo bamukubita amaso bati umuntu yarahindutse. Ngo acicara ngo ashima Imana, ngo arahaguruka abwira umugore atari koga tuzenguruke hano turebe aho ejo tuzakorera, turebe tere tuzakoreramo. Umugore atumva uko yabaye. Wambaye ubusa, ugiye kwiyandarika mbere y'igihe, reka zizadukore ejo zitadukoze none. Tugira isoni za none nizejo, iminsi yose tuzamara aha abantu batugaya batuvuga bagira gute, ati reka tugume hamwe icyatuzanye kizabejo. Aramubwira ngo ntibishoboka, reka njewe ndeba aho nzakorera. Ngo ahagurutse umugore amuhaguruka inyuma, baragenda ngo bageze kuri magaze imwe nini cyane. Ngo umugabo aramuhamagara ati ngwino hano. Undi ati ni wowe pasiteri batubwiye uzatubwiriza ejo? Undi ati ngo areba ku isaha, ati gahunda yawe izatangira ryari? Ati saa 2 nzaba ntangiye gahunda. Ngo aramubwira ngo manura igitambaro cyose ushaka muri ibi bitambaro bimanitse aha. Ngo manura icyo ushaka. Ngo amanura kimwe kivamo ipataro n'ishati n'ikoti. Ngo aramubwira ngo ngera ikindi, arasubira amanura ikindi. Ngo aramubwira ngo ejo saa 2 ikoti ryawe n'ipataro bizaba byuzuye, uzaze kubitora. Ngo abwira n'umudamu ati manura ibindi. Ngo aramanura. Baragenda bararyama, buke mu gitondo ngo arazinduka asanga badoze barangije barambaye. Nabwo ngo avuye aho kora unanwe no kuvuga, ntari kureke nkwibutse ngifite data kihari, najyaga ngira ikibazo nkamusaba inama akangira inama. Kandi iyo yumva ubushobozi bwanje ari buke hari icyo yakoraga nkabona sport ivuye iwiwe. None wewe ubure gukora ubure no kuvuga urutwe na data wapfuye. Numva kwa musozo ashoka mu maso. Mbere hose nasengaga ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice ni 7 n'umurongo wa 21. Matayo 7:21. Aravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ndatekereza ko si ijambo rishya, usanzwe tubyumva n'ibyo bamaze kuvuga birashigikirana n'ibyo cyangwa se biruzuzanya. Si bwa mbere ngera hano, ndatekereza ko ari inshuro nk'iya 4 ngera hano kuri iri torero. Ariko mbere ndabanza mbabwira ikintu nsa n'uwakorewe cyangwa se n'uwikoreye ku bantu b'abakristo, abitwa abakristo bagana mu rurembo Siyoni baturirimbiye twumvise. Umunsi umwe ndi ku mudugudu cyangwa se itorero, hari ku cyumweru, abakristo baza gahoro gahoro bitonze, barakererwa. Bakererewe nije wari umwigisha, ndahaguruka kandi ariho nayoboraga. Ndabanza ndabatonganya, ndatongana.
ese kuki mukererwa? Ni ku cyumweru akazi kanyu murihuta murazinduka. Ndayavuga kandi navuga n'ifuhe ryinshi. Ndarangiza soma ibyanditswe ndabwiriza ndicara. Imana igenderera umuntu uri Kamembe, umusaza ukuze, yari nko mu myaka nka 70, imyaka hafi 15 iri kwirarenga. Iramunereka ngo dore uriya muntu wawe itonganira mu rusengero, ngo urebe na ririya fuha afite, ngo ihute vuba ugende umubwire ngo ntakongere gutongana, kuvuga arakaye, ngo imwereka abandi benshi babaruta hano ngo bicaye mu ntebe z'abarya bakererewe. Yarambwiye ati nabonyemo abantu bambaye amakanzu yera beza bakeye, ariko bategereje kumva icyo uvuga. Niba ari indirimbo, niba ari ijambo, niba ari ugusenga, biteguye gukorana nawe mu mwanya w'abariya bakererewe. Rero ntukongere gutongana imbere yabo, wirinde nk'uja mu ijuru. Kandi iramuhagurutsa ngo haguruka wihute, nutagenda nejo azasubira. Araza hari ku cyumweru, habaye ku wa kabiri tuja mu materaniro ikigoroba, turateranye turarangiza, ngiye kubika Bibiliya muri biro, nawe barahageze, ariko nyura mu wundi muryango ndakomeza ndagenda. Nari ngiye gusura umukristo urwaye, nawe abaza bari basohotse bati umuyobozi ari he? Batari muri biro, ngo bagere muri biro basanga harafunze. Nagiye, bati yagiye, ati mungezi we mu rugo. Ageze mu rugo, nanje ndaje nsanga aricaye, nza mpagatiye Bibiliya nayifashe gutya mu kwaha, ngo nkubita amaso araseka. Yari afite nk'utwinyonka dutatu hano imbere, nitwo twari dusigaye, natwo dushaje twenda kumuvamo. Yari yambaye nabi mu buryo umubona by'ukuri kose ukavuga uti uyu muntu, ibyo mbabwira nibyo natekereje. Yari yambaye ikoti riteye ikiremo hano na hano mu nkokora, ipataro iteye ibiremo hano, urukweto rudaheruka gusigwa isiraji rwuzuye ibyondo. Wese uko wamurebaga wamusuzuguzaga ijisho. Amwenyuye ndamusuhuza, ndatambuka mbika Bibiliya ndagaruka ngo nicare. Arambwira ati ndi umushitsi wawe, ati ni karibu rwose. Tuvuganye nk'amagambo nk'abiri mubaza ahavuye, arongera ati ndi umushitsi wawe kabiri, rwose uhumure urarara n'amahoro. Ariko ntekereza igitanda cy'abashitsi, ndavuga nti uyu muntu usa gutya narara muri ya mashuka y'abashitsi, cyangwa hakagira uwundi uza none. Mbwiye umudamu nti genda ushushe amazi yogi. Aroga, asanga icyayi kirahiye arakinywa, ngo amare kukinywa ati ndi umushitsi wawe bwa gatatu. Babazanye ibiryo turariye, tumaze gufungura ati ndi umushitsi wawe, kaba kabaye kane. Noneho numva nshatse nko kuzamura akantu ka kamere kanje yabonye kaririya, ndagira ngo yari ko agasomborotsa ngo gasubire kabyuke. Ndambwira nti muzehe humura uraryama nta kibazo, nta muntu tuza twirukana hano, urarara amahoro nta mpamvu. Mvuze gutya arahindukira ati ndi iwacu ibunaka. Arahavuga ati ese urahazi? Ntoya. Ati kuva Kamembe ugera iwacu ndiha moto y'6,000. Ati ndimo nsenga ndakubona ku cyumweru uhagaze mu rusengero uratongana, kandi utongana ufite Bibiliya, witeguye no kubwiriza. Aturavuga ati mbona ushize isoni, kandi nukuri nza nzishira iyo
iyo byabaye nza nzishira. Ati mbona ushize isoni kandi urarangiza ntiwasaba n'imbabazi, usoma ibyanditswe urabwiriza. Ati Imana yarakugaye. Ati imbere yawe hari abantu benshi, muri za ntebe zose wabonaga zitariho umuntu, abo utarebesha amaso, intebe yose yicayeho umuntu utazi. Kandi abakeneye kumva uvuga, abakeneye kumva utera indirimbo, wewe uzucunga isaha wemereye Imana. Niba ari amateraniro ari 3:00 ba mu rusengero 3:00, uhaguruka utera indirimbo, uririmbane na ziriya ntebe n'abari abarimo. Abakererwa n'abanyabyaha nk'abandi bose. Muranumva? Gukererwa mu iteraniro, uzi isaha y'amateraniro, udafite impamvu yakuzinze, n'impamvu Imana irazizi burya. Ariko ukikoza mu tuntu n'utundi, ngo ntiharagera, ngo baracyariko ngo baracyariko bahimbaza, ngo ubundi ngo amateraniro ngo azaje ngo kuduma neza ngo mu masaa 3 n'igice, ico gice cyose wagikererewe. Uri umunyabyaha nk'umujura, uri umunyabyaha nk'umusambanyi, uri umunyabyaha nk'uwundi wese. Arambwira ngo ntukongere, ntugatongane n'abashaka kugukerereza, kuko abantu bose baza muno baba bafite impamvu nyinshi zitandukanye. Hari abanyabibazo, hari abaje guhimbaza Imana, hari abakeneye kumva ijambo ry'Imana, hari abarinyoteye, hari n'abatarigira, batazi n'icyo rimaze. Ubwo rero mboneyeho no kwirega ko nakererewe none. Nari mfite ahandi nabanje kunyura ku rusengero, nari mfite abageni ngomba kubanza kwigisha, nabahaye gahunda ya 2:00, nicyo cyatumye nkererwa mushumba. Ariko nukuri nari mbizi gahunda nari nizi. Tunashimiye Imana kuko mwemeye ko tuza gutaramana namwe n'abari ababyeyi, namwe mwese. Imana ibaho umugisha kubw'ikaze mwaduhaye. Uwo mushitsi wanje bwarakeye, none hamaze kumbwira yo yose, arambwira tucinjira, ati twabonye ko mwenyura, ati Imana yakuneretse ko winjira uhagatiye Bibiliya, wishize mu kwaha, n'ikoti wari wambaye, n'ishati wari wambaye, byose yarabineretse. Buracya noneho ndamukunda, sinari ko nshaka kwamva iruhande. Ndamuherekeza, dufashe imodoka, ubwo nari Samuduha Remera Nyabugogo. Kaza ntekereza nti ndamuhiki ko yanryoheye, kandi ko asanze ndi mu bukene, ndagira nti ndaruhanja kuguza 26,000. Biguza umuntu ntibimpe, nzabikwishura, ariko mbona ikimuherekeza. Ngeze Nyabugogo njya kumukatishiriza tiki, ndayizana, ngiyi itike yawe. Ayandi yo nari nkiyafite muri envelope. Ngiye kuyimuha, aranitaza yigira inyuma, arambwira ngo uzuko naje, ntoya. Uzuko nsubirayo, ntoya. Iyanzanye n'insubizayo, nta tike yawe nshaka. Ambwiye gutyo, nari imbere ya agence, ndinjira muri agence, ndababwira nti nimunguranire tike, sinkigiye, ngize yindi mpamvu. Bati ntitugusubiza, shaka undi muntu ugenda agusubize wewe umuhe tike. Yabahinje uyu mukecuru, ati nimungatire tike ija Rusizi, ngiyi nayigukatishirije nsubiza nje sinkigiye. Ibyo byose ntibyabaye mu minota irenze 3. Ngiye gusubira hahandi nasiza wa mugabo, sanga aragiye. N'ubu sinzi yo yagiye. Na bya bindi nagujije 26 ndabihamanye mu mufuka. Nukuri sinzi uko yagiye. Burya rero Imana iteye ubwoba. Mwebwe muri kuyivuga mukagira ngo nakantu koroshe,
kameze nk'agakinisho dukinisha, iteye ubwoba. Nta mugambi n'umwe itazi, nta muntu n'umwe itazi. Uko waba uri kose irakuzi, uko waba umeze kose irakuzi, kandi ikigushakaho irashaka ngo umene ku mutima, wivugira ukuri. Apana kuvuga ngo Mana ngo uranzi kandi urandeba. Yibwire ngo dore uko meze nuku. Dukurikije abagiye basenga bose, bagiye bavuga ibibazo byabo, bakabimena umutwe, kandi Imana ibizi ko bafite ikibazo, ariko igakenera ngo kivuge, yumve ko uhamanya nuko ububabare bwacu bukurimo. Narabivuze ikindi gihe, nari mfite ikibazo cya minerivare y'umwana, ndasenga birananirana, kandi nabonaga nta bundi buryo mfite. Ndaruha mbwira umugore n'abana, twese turapfukama mu rugo turasenga, birananirana. Dufata gahunda y'iminsi 3 tutarya tutanywa, iranga yanga gusubiza. Ntimugirega ngo igipfa kuvuga, uyihangamura agakurura ijambo ryayo akumvira avuze, biba byamugoye, ntibiba byoroshye. Ntizipfa kuvuga vuga bibera, ivuga iyo ishatse kandi yashaka igaceceka, kandi bakavuga ngo no guceceka ngo ni igisubizo cyayo, no kuvuga ni igisubizo cyayo, no gukora ni igisubizo cyayo. Iminsi 3 ishize ndababwira nti nimugende muri, ntibari bagishoboye no gusenga. Nubundi kibazo ni cyanje, ninje mugabo, ibi ninje wakagombye kubisubiza, n'abahondesheje amasengesho kandi byananiye. Ndimuka mva mu rugo njya ku rusengero, njya mu cyumba, ndara iminsi 2. Twari dufite gahunda ya paruwase yo kuja gusenga, ndazamuka nja kuri paruwase, twirirwamo turaramo, mu gitondo turataha. Nubwo twasenganaga n'abandi, icyifuzo cyanje cyari cyakindi, minerivare iboneke. Irangira ceceka. Iminsi 3 yo mu rugo, iminsi 2 yo kuri biro ku rusengero, umunsi wo kuri paruwase. Ndamanuka nsubira muri cya cyumba. Umunsi ugira wa 9, hari habaye nko mu masaha 8, kandi ntabwo nigeze nicara. Nubundi gusenga nta wuzi ujya gusenga ngo nushika wiryamire ngo erega ngo yambonye ko ndaha. Irashaka ngo uvuge, kandi amagambo ntazabura, habura ubushake n'ubukene buki. Numva ko umuntu ambwira ngo ariko ngo wakwibukije Imana ko ari we mubyeyi usigaranye. Ndayibwira nti Mana, iminsi baye myinshi ndaha, kandi ntuhaye uvuga, ntiwanakoze. Unanirwe gukora, unanirwe no kuvuga. Ntari kureke nkwibutse, ngifite data kihari, najyaga ngira ikibazo nkamusaba inama akangira inama. Kandi iyo yumva ubushobozi bwanje ari buke hari icyo yakoraga, nkabona sport ivuye iwiwe. None wewe ubure gukora, ubure no kuvuga, urutwe na data wapfuye. Numva kwa amosozo ashoka mu maso. Mbere hose nasengaga numva kwa amaso yumagutse nk'imisozi yo muki. Ariko ubwo numva kwa amosozo ashoka, ndabyuka ndapfukama, guhera saa 8 nagajeje saa 11, ibintu byabaye ibindi. Numva ko nguma kuvuga, noneho numva n'ubukene bwose burashize. Numva ko ibibazo bisa nibirangiye, nubwo nari ntarabona igisubizo, kuko numvaga mfite amagambo yo kuyibwira yandi mashya kuruta yo nari navuze, kandi nkumva ko mfite n'ubwuzu n'umunezero wo kuguma kuvugana nayo. Hagiye kuba mu masaha 11, numva baraje muri nibaturi, nije babwiye kubwiriza. Sinamenya amagambo navuze, nari nahindutse nk'umusazi. Batashe saa 12 nsigara mu rusengero. Pastor Charles arahazi ni Samuduha, sigara muri biro. Numva ko umuntu ampamagara saa 12 ati urihe? Ndi ku rusengero.
iki gihe uri mu rusengero nti niho nsigaye mba, nti niho nsigaye narimukiye. Arambwira ngo ngize iminsi mfite igisubizo cy'ikibazo cyawe, nashakishije telefone yawe ndayibura, nayibonye saa 5 za nijoro, nanga kukurogoya wasinziriye, ntiyo bimenya ko nari nkishikije ncicaye. Ampamagara saa 12 ati none utege moto wihute usange Kimironko. Ndayishyura uhageze. Ngezeyo ampaye envelope yari yanditseho inyuma 350. Kandi mureke amashyi. Erega mukunda amafaranga kuruta ibindi. Hari handitse 350, kandi byose nagombaga kubyishura Minerval. Ndakuyemo nakantu na gato, ariko nta n'ideni nari nsigayemo. Nkiyikubita amaso inyuma, yanditse inyuma, ndavuga nti nasabye nabi. Iyo nibwira ko na mama yaraye apfuye, ubu bikubye kabiri kuko n'imvubye y'ababiri. None impayi y'umwe, kuko ari we navuze ngo data kihari yakoraga ibi. Iyo nibwira ngo na mama kihari nawe aba yakoze ibindi bayatanze, bakubye kabiri. Kivuga gutyo ngitekereza uko, wa mugabo arambwira ati atubabarire narakererewe, ariko guhera none mbaye umuterankunga wawe. Nzahora buri mwisho w'ukwezi uzaza gufata 350. Kuva muri 2007 byahagaze muri 2014 ejo bundi. Murumva itarakoze. Dusomye ijambo ariryo namwe ribabesheje hano. Ubu mwaje gusenga, ntimutekereze ngo hari ubasengera ngo aravuga ibibazo byawe, ngo arabwira Imana ngo nizi gukorere. Nuyirebera mu bandi izahora ari y'abandi nyine, ariko uyigiri yawe uyikurure, uyiyegereze, uyisabe ikwegere, urabona ibyo ikora. Kandi iyo yaje izikora ibirenze ibyo twibwira, niko nibyanditswe bivuga. Bibiliya izivuga ngo abigishwa basaba Yesu ngo nabigishe gusenga, yarababwiye ngo muze musenga muvuga mutya ngo data wa twese uri mu ijuru, ni data wanjye, akaba na data wa data, akaba na data wa sogokuru, akaba na data wa sogokuruza, azaba ni data w'umwana wanjye, ni data w'umwuzukuru wanjye. Ni Imana itubereye twese data, ntirinda kugomba ngo reka inyure kuri uriya, ngo inyure na hariya ngo izabone kunserukaho. Ni data uzi, ni data ushobora kumenya ibibazo byanjye. Kandi iyo yaravuze ngo nimumbwire ibibazo byanyu, ngo amaze mbizagambane mzikorere, bikuveho amaze ngewe mzikorere. Siko cyaturirimba ngo amaze ibindusha byose ngo ndabimurundaho, ndabimukorera, ngo nta wundi wabikora, nta wundi ngo utari Yesu wabyihangana, ni uwo wenyine gusa. Bibiliya izivuga ngo ubwami bwawe buze. Iyo Imana yazanye ubwami bwayo muri wowe, muri nje, ibindi byose birakemuka. Aho Imana iri ibibazo birakemuka. Aho Imana iri ibigomba gukurikira ibiriho none kandi ziba yabiteguye. Aho Imana iri ubwami bwayo bwaje, haba imbaraga zo kunesha, haba imbaraga zo kuvugana n'Imana, haba imbaraga zo gucyaha Satani, haba imbaraga zo kwirukana Satani, tugakunda tukegerana n'Imana. Nicyo n'Imana izidushakaho. Kuba dufite ubwami bwayo tuba dufite byose. Ntiwakwiganyira ngo urarya iki, ntiwakwiganyira ngo urambara iki, ibyo ntibibayo. N'abarya batekereza ngo imyambaro irashize, baracyafite ayandi bagicumbikiye. Ariko uw'Imana nyawe ufite ubwami bw'Imana, nukuri habe nubwo noba nambaye yacitse hariya, nagenda nkamenye ko nambaye Imana. Hari umupasitori sinzi niba naramuvuze hano, yigeze gukorera Imana mu gihe kigoye, agishoboye ngo arakora, aratumirwa, yari umuhanga uzi kwigisha ijambo ry'Imana. Bukeye ngo manda irashira, baramwicaza, arakenagera kure. Nza ntangazwa n'Imana cyane.
mu bakozi bayo nibizigira ashaka nko kubigizaho nkana, iramukenesha arakena ngo asigarane ibikoti bibiri ngo n'ibipataro byabyo bibiri, ibipataro ngo biracika hari inyuma, arateza ibiremo ngo akasigara abura n'amafaranga yo kwiyogoshesha, n'ubwanwa ngo akabura yo kumujyana muri salo, n'umugore ku buko. Bukeye ngo igihe kimwe baramutumira bati uzaze kubwiriza mu kindi gihugu, bati twibutse ibihe twagiranye, turagukumbuye uzaze kutubwira ijambo ry'Imana. Ngo arishima cyane, ngo abwiye umugore ati dore invitation baduhaye yo kuzajya kubwiriza ubutumwa, bohereje na tike, bakatishije tike, tugomba kugenda igihe niki, umese imyenda. Udatinda mesi yihi ya mishire y'ibipataro byawe n'ibikoti, uri kurambwira ngo nije kubimesa, undati genda ubimese tubitere ipasi. Ati sitwe isoni zizakora yaduhamagaye. Umugore ati nubwo byaba biti nunagenda uzagenda wenyine, sinakuje inyuma n'ibyo biremo. Wibuke ko aha hantu wahageze uri muzima, ukeye, wambaye neza, ushimwa n'abantu ngo kandi ushimwa n'Imana. None abantu ibo barakugayaga wambaye nabi. Ngo aramubwira ngo nta deni ifite ku Mana. Ubwo ndafite ideni n'Imana, izahumisha abantu bareke kumbona, bareke kubona ibiremo byanje. Bukeye ngo baragenda n'umugore burira indege. Aho indege yabaturaga ngo bohereza umushoferi wo kuza kubafata, ngo abahagarara iruhande, yabakubita ngo ijisha akavuga ati uyu si umwigisha, ngo akabona arasa n'umusazi, ari mu nzagabaga idashobotse. Ngo agahamagara pasiteri wati umuntu wandumye namubuze, undi atari ko arampamagara nawe ko araho ku kibuga cy'indege. Ararongora begeraho bari bari, kuko bari bamuhaye ibimenyetso bati ni umugabo w'umusaza n'umukecuru bari kumwe, bafite igikapu kimwe, naha niho bari. Ngo aragenda arabegera ati ni mwebwe pastori runaka bambwiye? Undi ati nari nababuze, ariko si ukubo barakundi nk'igego yababwiye ati nari nabasuzuguye, mbona ko mudakwiriye, mbarenza amaso. Nubwo abantu baturenza amaso, Imana yizi twitegereza ngo uhereye mu gitondo ukageza nimugoroba, uhereye ngo itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ukageza ngo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12. Ni ukuri ngo ikiduhanze amaso, kandi ngo iba yiteguye kutugirira neza gusa, kuko Bibiliya iravuga ngo imigambi yayo kuri twebwe ngo ibyidutekerezaho ngo ni byiza gusa, nta kibi kibamo. Aragenda ngo ashitse mu icumbi, ngo bamukubita amaso bati umuntu yarahindutse. Ngo acicara ngo ashima Imana, ngo arahaguruka abwira umugore atari koga tuzenguruke hano turebe aho ejo tuzakorera, turebe tere tuzakoreramo. Umugore atumva uko yabaye, wambaye ubusa, ugiye kwiyandarika mbere y'igihe, reka zizadukore ejo zitadukoze none, tugira isoni za none n'izejo, iminsi yose tuzamara aha abantu batugaya batuvuga bagira gute. Ati reka tugume hamwe, icyatuzanye kizabejo. Aramubwira ngo ntibishoboka, reka njewe ndeba aho nzakorera. Ngo ahagurutse umugore amuhaguruka inyuma, baragenda ngo bageze kuri magaze imwe nini cyane. Ngo umugabo aramuhamagara ati ngwino hano. Undi ati ni wowe pasiteri batubwiye uzatubwiriza ejo? Undi ati ngo areba ku isaha, ati gahunda yawe izatangira ryari? Ati saa 2 nzaba ntangiye gahunda. Ngo aramubwira ngo manura igitambaro cyose ushaka muri ibi bitambaro bimanitse aha, ngo manura icyo ushaka. Ngo amanura kimwe kivamo ipataro n'ishati n'ikoti. Ngo aramubwira ngo ngera ikindi, arasubira amanura ikindi. Ngo aramubwira ngo ejo saa 2 ikoti ryawe n'ipataro bizaba byuzuye, uzaze kubitora. Ngo abwira n'umudamu ati manura ibindi. Ngo aramanura. Baragenda bararyama, bukeye mu gitondo ngo arazinduka asanga badoze barangije barambaye. Nabwo ngo avuye aho kuri magaze ngo anyura handi, uwo muri salo nawe aramubwira ati nyura hano, ati wakogosha umusatsi n'ubu bwanwa bwawe siho byaba byiza muze? Undi ati rwose ngaho bikore ndabikwemereye. Ngo aramwogosha. Ni ukuri
umusaza ngo abumujeni. Bibiliya izivuga ibintu bamwe tukabifata nk'imigani, ariko umwanditsi yaravuze ngo ntitwakurikije imigani yahimbwe n'abanyabwenge. Ibi ni ibintu bifatika, ni ibintu bizima kuri bene nyirabyo, ni ibintu bizima. Yewe nzamubwira ngo iyo nsenga Imana buri gihe cyose mfite icyifuzo nshaka kwikemura, nzanikubiriza nk'iyandiriye ideni ngomba kwishyuza, nzanikubiriza ku manywa na nijoro no mu nzira ngenda, naha twicaye mba nititirije nibwira ngo koraga niki ibifitiyeho ideni, kuko niko yabivuze. Nimunsabe nanje mbahe, siko Bibiliya ivuga. Bukeye ngo ahagurutse kubwiriza, ngo umugore akazahaguruka, ngo akazamuhungura ubusa, ngo yamara akamuja imbere, ngo akazamubwira ngo nukuri noneho wabaye mujeni, wabaye mushya, ngo wongeye kuba mushya. Umugabo atariko iyo nja kukumvira ntituba tugeze aha tugeze. Bibiliya rero iratubwiye ngo abavuga ngo mwami sibo bazinjira, keretse ngo abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ni ukumenya ubushake bw'Imana. Kumenya ubushake bw'Imana ni ikintu kinaniye abantu, cyane cyane bo muri iki gihe. Bavuga Imana ariko igasa niba ari kure, bavuga Imana ariko bagasa n'abatayizi, bavuga Imana bakayitiranya n'ibindi, bavuga Imana bakayirebera mu bintu biboneka. Kandi Pawulo yarariye aravuga ngo tituyirebera mu biboneka, titureba kuri ibi bya none, titureba amazu, titureba n'ibindi, titureba nuko ibintu ngo bimeze neza cyane, ahubwo iyo bibaye bibi niho tuzatubona Imana. Kandi ntizipfa kwirebanga ngo ize uyisomeranye n'ibindi, ntizisomerwa, irihariye. Izishaka ngo ibindi nibinanirana ibone guseruka, ibone gukora. Ejo utazavuga ngo wagize gutya, ngo wagize gutya. Kandi yivuze, ndakunda kubibwira abantu ngo iyi Imana ivuze ibitanze umugabo wabo yavuze bumva, ikavuga ngo ngiye kugira ntyo, ibibwiye uwizera ntibibabwiye mwese. Kandi iyo uwizera wese yizeye, isezerano ni iryacu. Bibiliya ikavuga ngo n'abana bacu, siko Petero yavuze ngo ni iryanyu n'abana banyu. Iyo Imana ivuze ntugaceceke gusa ngo uvuge ngo Imana ngo yaravuze ngo izakora ye, ngo yinga urusengero ngo zarwubaka, hanyuma rero nitwanga gutanga amafaranga yo kubaka se tuzabona yandi atibaguritse ava hejuru. Cyakora simbizi kwizera kwayo. Iravuze ngo abavuga ngo mwami sibo bazinjira, keretse abazi ubushake, abamenye ubushake bw'Imana. Muri ubu bushake bw'Imana tugomba gusenga uko Imana ishaka, tugomba kubaha uko Imana ivuze. Dawudi yaravuze ngo Uwiteka ngo wavuze rimwe, ngo numva kabiri. Kuvuga rimwe ni ukuba tubwira ijambo ry'Imana, aho kumva bwa kabiri ni ugukora ibyo batwigishije. Ni naho niho Imana izireba. Ese wumvise ibyo bavuze cyangwa uracyahuzagurika n'ubundi uramenya icyavuzwe icyo ari cyo? Uwazana akantu kadupima ubukristo, umupastori umwe ngo niko yavuze, yaravuze ngo nushaka gupima ngo uko itorero rimeze, ubushyuhe bw'itorero, ubuzutse bw'itorero, uko itorero rihagaze mu mwuka, ngo uzazane termometre kari yabapimisha ubushyuhe bw'umurwayi, ngo ugashire mu kanwa k'umuyobozi, ngo temperature izavamo, ngo niko n'itorero rizaba rimeze. Niba temperature iri hasi, ni ukuvuga ngo inyigisho zidahwitse, inyigisho zitarema ibyiringiro, inyigisho zidafite kwizera, inyigisho umwigisha yigisha uko umwaka utangiye ukazarinda urangira ubona nta mpinduka ziri mu itorero, temperature iri hasi cyane. Abiki gihe ngabo ngo twebwe ngo turebera ngo amaturo yazamutse, amaturo yamanuka, imitima ari mizima. Byaterwa n'ibihe, kuko no mu maturo haratangwa n'abapagani batazaraga ubwami, ariko bagashaka kwandikisha amazina yabo kuri ba pastori n'abandi. Akavuga ngo pastor ngo burya ngo rero ngo nanje ngo urumva ejo bundi
mu minsi mike yishize umugabo yarahagurutse aravuga ngo hari umuntu ngo wohereje, niki gihe insengero zifunzwe, ngo yohereje ngo 1,000 ngo cyo kubaka, ngo yohereza ngo nikindi ngo cicacumi. Abakristo dukoma amashi, ariko nyuma yabwo tuje gusenga Imana iratubwira ngo niwe wenyine wayatanze, ngo kandi yaragize iminsi y'ibicacumi n'inyubako ndazo yatangaga. Ni ukuri niko Imana yatubwiye, ngo ariko yabikoreye kugira ngo ubuyobozi bumurebe bumuhitorero. Yabikoreye kubwo kugura ubuyobozi. Ese uko Imana harya yamwishimira? Ubu yewe ntibuzabugurwa. Ushaka kubugura uzatanga ubuzima bwawe bwose ubwegurira Imana, maze urebe ngo nayo iraguhamagara. Kandi iguhamagaye irakurusha, ntugire ngo guhamagarwa n'Imana biroroshye, izirushye. Ihamagaye Iburahimu ikamujyana mu gihugu atazi, ikamuha isezerano rigatinda gusohora. Risohoye naryo ngo abyaye umwana ageze mu zabukuru, Imana ngo irareba iravuga ngo Iburahimu amaze kunkuraho umutima, amaso yayahanze umuhungu abonye mu zabukuru, iravuga ngo reka mugerageze ndebe kunkunda no gukunda umuhungu we Isaka. Ngo iramuhamagara ngo Iburahimu, Iburahimu, ndashaka uwo muhungu wawe Isaka umuntangireho igitambo cyoswa. Mbega umusonga, mbega umugabo ngo arasobanuza, arakomesha ati ku izina rya Yesu. Imana ngo imushingaho ijambo iravuga ngo ndamushakaho igitambo cyoswa. Usarira Imana itararusha ivuga ngo genda umuntangireho igitambo gusa, ariko ikamutegeka n'igitambo agomba gutamba icyo ari cyo ku mwana we. Arahaguruka aravuga ati icyantandukanya nawe ubushuti twagiranye iminsi tumaranye, uyu mwana mubonye mu zabukuru ariko wowe tugiranye imyaka, ndemera mutange. Kandi Bibiliya izivuga ngo igitambo cyajaga gutambwa bagishiraga imbere y'abayobozi, bakagisuzuma bahereye ku nzara bakagera no ku mahembe, bakareba ko nta kandi kabara, bakareba ko idafite inenge. Nawe ngo iramubwira ngo ugiye gutambaga Isaka, mushira imbere umwitegereze, urebe uko ameze, urebe uko atambuka, umujyana umugezi iriya. Ariko kwari ukumumara, kwari ukumara umutima we. Mwitegereze uko agenda, umurebe uhereye hasi ugeze hejuru. Ni ukuri ngo umwana agakimbagira imbere ya se neza, nawe ngo akagenda, ise ngo akageragezwa. Umuririmbyi azaririmba akavuga ngo machozi yamekuwa mengi tangu hapo. Kandi ngo buri gihe cyose abakristo ngo bazabuzuzwa iyo bageragejwe, nicyo gihe bazabakomera cyane. Urugendo rw'iminsi 3 ngo arangiza ajya gutambira, ngo abwira abagaragu ati nimusigaraha, musigarana indogobe nje n'uyu mwana tugere hariya dutambe tugaruke. Abigisha bazavuga ngo aho yarahanuye, kandi nyine koko bwarasohoye. Ariko ngo icyo gihe bateye intambwe, umwana ngo arahindukira baza ati inkwi turazifite, icyuma kirahari, umuriro urahari, ariko hari icyo twibagiwe. Ati ntama yo gutambaho igitambo. Ise ngo aramutambuka, ngo aravuga ngo tugende nitwagerayo ngo Uwiteka ari bwironkera igitambo. Imana ngo iramubwira ngo dore icyo ukoze, ugiye imbere y'igitambo subira inyuma. Kandi ngo yagiye imbere ari uguhisha umwana amosozi, ngo yumvise ko asa n'ukorogoshoye umutima, avuga ati nimvuga ko ari we bintu biracika, nimvuga ko bimeze uku biraba ibindi, ariko reka ngende mujye imbere basa nkurikire. Kandi yaramenyereye gutambana na se, yajaga mwigisha umurimo. Ngo arasubira arahagarara, umwana aje imbere, bagera ku musozi asana igicaniro, ngo ashiraho inkwi, afata umwana ngo aramuboha, amugarika ku gicaniro. Yo muri cyuma. Imana itareba umubabaro w'abasaza, Imana itareba umubabaro w'umwana yabonye mu zabukuru. Imana itarikeneye kuvuga ngo reka muhoze n'amosozi nibura kwari ukongera umubabaro kuwo yarasanganywe. Iya mutamba yaragiye kongera umubabaro ku gahinda yaragiranye imyaka, kandi k'Imana yari yaravuze. Imana ngo iratuzi iraceceka, igihe ayireba ibyaha yakora. Ni ukuri ngo icyuma arakizamura. Imana ngo iravuga ngo ndatangaye,
Ibrahimu ndatangaye, ubwo numviye ukaba utanimye umwana wawe, ukaba warugiye kumwica, marayika ngo aravuga ngo ntugire icyo umutwara, turakubonye, turagusuzumye, turabimenye, uradukunda kuruta uwo mwana wawe, uradukunda Ibrahimu, ntugire icyo umutwara. Ngiyi ntama ngo yafashwe mu bihuru, ngo abari yufata bari yutamba mu kimbo cy'uwo mwana, ngo arayigobotora. Bibiliya izivuga ngo ni Kristo, kuko Bibiliya izivuga ngo Isaka asobanura Kristo. Intama ni Kristo, n'ubundi ngo wari ugifashwe n'amategeko. Amategeko ntiyaramwemereye kuza muri icyo gihe, ariko ngo igihe amategeko azashira zemera tambwe ku gihe gikwiriye. Kandi Bibiliya ni kuzivuga ngo igihe gikwiriye Kristo araza. Bibiliya izivuga ngo niba ushaka kurya iby'Imana, yumvire umenye ubushake bwayo. Niba ushaka ko Imana yikorera ubutindi bwawe n'ubukene bwawe, yumvire. Umuririmbyi azavuga ngo jya wumvira umwuka, ngo kandi uzugwiza urukundo, ngo ntugasibe na rimwe kuyikorera. Niko Bibiliya, niko umuririmbyi azaririmba. Tugiye gusenga. Ntukaze wishuza Imana utarabanza kwisuzuma. Ko Mana ngo waravuze, nukuri yaravuze kandi ntizayisubiraho. Ni Imana ivuga kandi gasohoza. Ni Imana ivuga ifite umugambi. Nje ngerino nagize ubwoba bw'ubuzima, ndasenga Imana. Twayisenze iminsi 3 mu rugo, turavuga ngo dusabe Imana iduha inzu. Icyo gihe nari umukozi wa leta, nari diregiteri w'amashuri, ariko bukeye ngira ubwoba, ndavuga ngo ndapfuye, nimara gupfa umugore ntanze umusigiye n'abana bazabahe, dusenge dusabe Imana inzu. Iminsi 3 dusenga, mbona inzu yagitwe kimwe, ndavuga nti ngiriya irayizanye y'umuryango wera. Turasoza, twasozaga ku cyumweru, tugafungura tuvuye ku rusengero. Tuvuyeyo dusohotse ku rusengero, mbona umwana w'umukobwa araje, atese harya ugira ikibanza? Ntoya ntacyo ngira. Ari wo munsi wo gusoza amasengesho, ati ngwino nje kukwereka. Aragenda nereka ikibanza, zari metero 18 kuri 20. Ati naha ugende wubake, ndahaguhaye burundu. Ndesa urakoze. Ariko se iyo ureka ngo nigira hari haruguru twegerana, ati yari hose narahariye naha abandi. Ndesa wa ntacyo. Nzamutse ngo ngere mu rugo, mbona haje abagabo 2 barambwira bati ntitwagusuye, wari urwaye, ntitwagusura, bazana envelope. Icyo gihe nari mu mezi 2, ndi umukozi wa leta, ndi mu mezi 2 inzu ntishura, nishuraga 8,800. Bampaye envelope, ngoje kuyireba nsangamo 18,000 bikwiriye y'amezi 2. Izi sondeka niba izigira ngo nirenza ha, kandi nawe urirata sinza mbimenye. Hinarengejeho nibura ngo irenzeho n'isabune, nukuri 18,000. Mbwira umugore ntigenda wishura inzu. Aragenda arishura. Bati birashoboka ko baratubwiye ngo ugira ikibanza, ntimvuye kukireba nonaha. Bati tugenduje kukitwereka, ndakiberetse. Bati ejo watubonera umuntu utangira guforoma amatafari, ntumva ibyo barimo. Ndaforoma amatafari, ntagira n'icyo kubahemba. Bati byo si ibyawe. Batangiye kubaka mu kwa 8, ngo aje kuba mu kwa 12, inzu ndayitaha. Bwakeye kuri uwo munsi njya mu ivugabutumwa Ihuye, najyanaga na korali. Ibisazi nari mfite uwo munsi, sinavuze Imana, navuze inzu. Navuze inzu gusa ndataha. Kandi ubu niho nza mbikosora, nkabona navuze ibitari byo. Nicyo kintu abantu biki gihe tubonye bifatika twibagirwa iyo byavuye, tukavuga ngo Imana yakoze. Imana si inzu, Imana si imodoka, Imana si umugabo, Imana si umugore. Imana ni igitangaza. Fa kuyubaha, uyubahe, uyitegereze ku isaha yayo,
ifite icyo yagennye kandi izagikora, ntizibesha. Aya masezerano yose yuzuye mu byanditswe, yose aya yose yuzuye muri Bibiliya, ayo yabwiye abandi natwe turimo. Nzambibwira abakristo, nzankunda kubona abakristo ku cyumweru telefone bati turashima Imana, turashima Imana. Urashima kuko ati Imana yarayikoze igitangaza. Nimbivuga nawe uratembagara, yabivuga nkumva nibisanzwe. Narababwiye nti burya Abayisiraheli bambutse inyanja ngo bakaririmba bagasara bagasagatura, babonye abandi bari babakurikiye barohamye, bararirimbye ngo barasara. Burya nawe iyo uza gushima Imana nakazi ubusimzi kiziba cyawe we n'inyanja nturayigeraho. Ubusimzi akanduka kaziba gato ukavuga uti Imana ikoze igitangaza. Ariko tubaza ibitangaza by'Imana nuko tutayizera gusa. Ntituza tuyizera ngo murebe ibyo yavuze ko ibikora nibigeretse kuri ibyo. Hari usenze ubivuze ko yavuze ngo muzakora n'ibiruta ibyo nakoze. Ibyo ni isezerano ry'itorero. Itorero gusenga rigomba guhabuza ibyo twabuze. Reka dusenga Imana. Urashaka ko Imana igira icyo ikora, wowe yizere gusa, wirinde. Kandi mu byo wirinda wowe ubwawe wirinde ubwawe. Bibiliya ivuga ngo wirinde ubwawe, ngo urinde n'umwuka wawe, ngo n'umubiri, ngo birarindwe bitazabaho umugayo ku munsi w'umwami wacu Yesu. Si no ku munsi n'ubu tugomba kubyirinda kugira ngo tutagaragarwaho n'umugayo imbere y'Imana yacu. Dukunde duhagarara imbere yayo turirimba, dusenga, tubwiriza. Ni igitambo tuba duhaye dutamba, kandi Imana iracyumva iyo dukiranutse. Ibintu byashoboka bitari byo kuvuga ngo turagowe. Mu magorwa naho niho tuza tuyibonera. Mu mudendezo byo nibisanzwe, ariko mu magorwa umukristo uzabona ugisenga agashishikara agakomera akuzura mu gihe cy'ibibazo, uri uzamukurira ingofero abakize abatunze Imana cyane. Mana turi imbere